Alhamdulillahi rabbil alamin. Reka nkomeze shime kandi tsingize Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we wandemye kandi tsabako yama iherezo ryiza nk'ubu buzima ndimo ubuzima bwahanga kuri iyi si. Amahoro n'imigisha nibigure kandi bisakare ku Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi. Bakaragu b'Imana bayisilamu bavandimwe. Turakomeje turebera hamwe zimwe muri ahadith Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye Ad-Da wa Dawa yakomeje atwereka izo hadith zigomba gutuma tudadasinziriye twibaza uko tuzaba turiho, twibaza aho tuzaba turi, twibaza uko tuzaba duhagaze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuzaniye hadithi iboneka mu gitabo cya Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi min hadithi yakiriwe na Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa Imana yaduhaga inkuru itubwira idha wudi'at al-janaza, iyo ijanaza imaze gutunganwa, iyo umurambo umaze gutunganwa, wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, nuko abikora umurambo bawikorera ku ntugu zabo, abikora umurambo bakawikorera bawuganisha ku marimbi. Fa in kanat salih, iyo janaza cyangwa se uwo murambo iyo ari umurambo w'umuntu mwiza, umuntu wagandukiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, umuntu watinye Imana, umuntu wamenye ukuri kw'abandi akagusubiza, akamenya kubanira neza umugore we, umugabo we, akirinda guhuguza, akirinda ubusambanyi, akirinda kubeshya, kunegura n'ibindi byose, agandikira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amenya amasengesho 5 ku munsi, amenya amaturo, zakka n'ibindi byose yagiye ategekwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akabyubahiriza. Iyo bamwikoreye bamuganisha ku marimbi aravuga ati qaddimuni, nimunyihutishe. Kubera icyo avuga aya magambo bayisilamu, muribuka aya Qur'ani twasomye igira iti innal ladhina qalu rabbuna Allah, mukuri ababonye bakemera, abavuze bati Imana niyo murezi wacu, abemeye Imana, thumma istaqamu, nyuma bakayigira igihagararo, iyo bagiye gupfa tatanazzalu alayhim almalaika, boherezwa abamarayika ku bwinshi. Nta kindi abamarayika babaje gukora uretse kumuha inkuru nziza, bamubwira bati la takhafu wala tahzan, ntugire ubwoba, ntugire n'agahinda, ntugire ubwoba bwahugiye, urabona ko ugiye muri aljanna, ntugire n'agahinda ku byusize inyuma yawe, abana n'imitungo yawe byose tuzabirinda, kandi byose uzakomeza kubihemberwa. Ufite abo wigisha nabo bafite abandi bazigisha, ibyo byose bizagaruka ku munzani wawe w'ibyiza. Ufite sadaka watanze, ni sadaqatin jariya, izakomeza ikuzire, ubone ibihembo bishimishije imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil janna, turagwana inkuru nziza ya janna, ko ugiye mu bustani, ugiye kwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero uyu mugaragu kubera kubona ibyo byose, we agenda avuga ati qaddimuni, munyihutishe. Niyo mpamvu bidakwiye babandi babanza kubaraza muri morgue, babandi babanza kubatinza, bakoresha amanama, bagira bake, mujye mwihutisha, agenda abone ibyiza bye. Noneho iyo ari kaburi cyangwa iyo ari imva, ari umurambo ghairi salih, iyo ari umurambo ghairi salih, umurambo utarigeze utunganya, wa wundi wibereye mu buzima bw'imiziki, wa wundi wibereye mu buzima bwo kurya riba afata amakredi, wa wundi wibereye mu buzima bwo kubangikanya Imana, ibyo byose bitura abapfumu na nyabingi n'ibindi byose nkabyo, wa wundi wananiwe kureka ubusambanyi, wa wundi ubwirwa hijabu. Allah ategeka hijabu muri Qur'an, nibaze itegeko rivuye kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qul lil mu'minina, bwira abagore babemera Imana kazi bambare bikwize, wa wundi udashaka kumva ibyo ngibyo ghairi saliha, wa wundi utaratunganyije mu buzima bwe, udashaka kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we iyabonye bamwihutishije aravuga ati yawe ilaha, mbega ibyago, ye baba we, ibi ni ibiki, reka ibi ni ibiki, ye baba we,
aina tadhhabuna biha, ese munjanye he ko munyihutisha, munjanye he? Yasma'u sawta shay illa al-insan, buri kiremwa cyose kiri ku isi cyose cyumva ijwi rye no mu borogo we n'amaganya ye uretse umuntu. law sami'aha al-insan, umuntu aramutse yumvise uwo muborogo, uwo muntu mubi ababoroga, la sa'uqa, yakwikubita hasi, yagwa igihumure, yagwa muri koma, yakwikubita hasi. kubera iki? kubera ijwi rihambaye uyu muntu abafite arimwe aboroga, bitewe n'ibyo agiye guhanishwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bitewe naho arimo yerekwa ko aribwo buturo bwe. Bayisilamu, kubera iki? kubera iki tudashobora kongera kugaruka dutekereze ibyatunganya ibikorwa byacu, dutekereze ibyatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. tubu ila Allah tawbatan nasuha, nitwicuze ku Mana ukwicuza kudasubira icyaha. Bayisilamu, ibyaha nta mwaku uruta ibyaha. Ibyaha ni amakuba, ibyaha ni uburwayi, ibyaha n'ibigeragezo n'ibibazo uba wikoreye imizigo. twituriye imizigo dukora tawba, twicuza kwa Allah tabaraka wa ta'ala. indi hadithi ni hadithi iboneka mu gitabo cya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, muri hadithi yakiriwe na Abi Umama radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana yaratubwiye, itubwira ihali, situation tuzaba turimo yawm al-qiyama. intumwa y'Imana aho yagize iti: tadinu shamsu yawm al-qiyama ala qadri mil, izuba rizegerezwa imitwe yacu, rizamanurwa hasi muri metero zingahe. wayuzadu fi harriha kadha wa kadha, byongererwe cyangwa se biba impamvu yuko rishyuha ubushyuhe runaka. taghli minha ru'usu kama taghli qudur, nuko imitwe yacu, ubwonko bwacu butogote nkuko mubona inkono, nkuko mubona ibiryo ku ziko bitogota. ya'raquna fiha ala qadri khatayahum, abantu bazabira icyuya kubera ubushyuhe bw'iri zuba bigendanye n'ingano z'ibyaha bakoze. minhum man yablughu ila al-ka'bay, hari icyuya cyabo kizabagera mu mavi yabo. wa minhum man yablughu ila saqay, hari nabo icyuya cyabo kizabagera ku mirundi yabo. wa minhum man yablughu ila wasatihi, hari nabo icyuya cyabo kizabagera mu manyanyinya, kizabagera hafi y'imigongo yabo. wa minhum man yaljimuhu al-araq, hari n'abazibira, hari n'abazarengerwa n'icyuya cyabo bitewe n'ibyaha bakoze. Allah, turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko uwo munsi twazaba duhagaze neza, uwo munsi twazaba turi mu gicucucucu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mu gihe nta kindi gicucucucu kizaba gihari. ariko nibyo byose, niba dushaka kuzaba turi munsi mu gicucucu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, niturangwe na bya bisingizo birindwi intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yavuze ko ari bo bantu bazaba twikiriwe, ari bo bantu batazahura n'ibi bibazo by'iri zuba. harimo imamun adil, harimo umuyobozi wa wundi utabogama, umuyobozi wa wundi umenya inshingano yahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akazubaha. ntabwo ari babandi birukira ubuyobozi bukazahinduka amarira n'umuborogo ku munsi umeruka. Bayisilamu, inshingano uhabwa na leta, mbere yo kumva ko wazihawe na leta, ujye wumva ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe waziguhe mbere yuko leta iziguha. uzitunganyiriza na Allah subhanahu wa ta'ala. niba wagizwe umukuru w'umudugudu, niba wagizwe umukuru w'akagari, niba hari company washinzwe, niba hari umushinga wari wo wose uhawe kugira ngo ukore, irinde iyaka wa rushwa, irinde ruswa, irinde kwiba imisoro,
n'ibindi nk'ibyo byose mu kuri, kubera ko hari ahantu uzabibazwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bayisilamu, dutinye Imana, tubimbonera muri sosiyete turimo, cyane ko ushobora gusanga aritwe tuba impamvu yuko abantu batumva batanakira idini turimo. Aribyo Imana yatwigishije dua muri Qur'an igira iti wala taj'alna fitnatan lilladhina kafaru rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Mana, ntukatugire impamvu y'ababandi bahakanye kutemera idini, ntukatugire ikigeragezo ngo tube impamvu yuko babandi batari abayisilamu batemera idini. Bayisilamu, hari abantu cyangwa se ibyo tubamo b'impamvu yuko abandi batemera idini, ibyo tubamo bisebya ubuyisilamu, tuzabazwa kabiri. Tuzabazwa kuba twarakoze ibyaha, tunabazwa yuko twasebeje idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu ahari arasabwe kwerera imbuto abandi. Muislamu ahari yirindwe impamvu zari zose zishobora gutuma abantu batuka ubuyisilamu, kubera ko bitari ibyo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dushobora kuzaba turi mu burakari buhambaye. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.